bakunzi ba Essence TV twongeye kubasuhuza ni wa mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugezeho nanjye Maniragaba Joseph. Reka amakuru yacu uyu munsi tuyahera kwavugwa hano iwacu mu Rwanda. General Retired James Kabarebe yarahiye kwinjira muri EAR. General Retired James Kabarebe wagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yarahiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAR. Kwa 27 Nzeri 2023 nibwo General Retired Kabarebe wari usanzwe ari umunyamabanga wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Kuri uwa gatatu ukwakira 2023 nibwo General Kabarebe yarahiriye kwinjira muri EAR yemeza gusigasira amasezerano y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nk'umwe mu bagize EAR. Ingingo ya 48 igenga amasezerano y'ibihugu binyamuryango n'uburyo bitanga ababihagararira igaragaza ko inteko ishinga amategeko igirwa n'abadepite 9 baba baratowe n'igihugu kinyamuryango kugihagararira abaminisitiri bashinzwe ubutwererane bw'akarere muri buri bihugu umunyamabanga mukuru n'umujyanama. Ingingo ya 5 kandi igaragaza ko abaminisitiri ex officio batagomba gutora mu nteko ishinga amategeko ya EAR. General Retired James Kabarebe yamenyekanye cyane ubwo yari umunyamabanga mukuru w'ingabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda umwanya yabayeho imyaka 8 kuva mu 2002 kugeza mu 2010. Ibintu byanatumye agira umwihariko wo kuba ari we wa mbere watinze kuri uyu mwanya. Yabonye izuba mu 1959 avukira muri Uganda kimwe n'abandi banyarwanda benshi bari impunzi. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yakize muri St Henry's College Kitovu. Amasomo ye yakomereje muri kaminuza ya Makerere aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu na politiki. General Retired James Kabarebe yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari umwe mu basirikare bake bafite ipeti rya 4-star general u Rwanda rwari rufite. Dukomereze amakuru yacu kuri wa mwicanyi Kazungu Denis. Inkuru iragira iti yambwiye ko azandasa. Ni kiganiro n'uwigishije Kazungu mu myaka hafi 20 ishize. Imwe mu nkuru zimaze igihe zicicikana mu Rwanda nizijyanye na Kazungu Denis wemereye ubutabera bw'u Rwanda ko yishe abantu 14 bamwe abashyingura mu nzu yabagamo abandi arabateka mu rwego rwo kuzimanganya ibimenyetso. Amabi ya Kazungu yatangiye gucicikana mu ntangiriro za Nzeri mu 2023 ubwo yashyikirizwaga inzego z'ubuyobozi bigendanye n'ibibazo yari afitanye na nyirinzu yari acumbitsemo mu karere ka Kicukiro hazwi nko mu Busanza birimo no kutamwishyura inzu. Nyuma yo kugezwa mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Kazungu Denis yavuze ko inzu ari gusorwamo yayiciyemo abantu ndetse abahambamo. RIB yahise itangiza iperereza ndetse iza gusanga koko ibyo umugabo yavugaga ari byo. Umwe mu bazi neza Kazungu Denis ni umwarimu wamwigishije mu ishuri ribanza rya Remera Katolike ya mbere. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu mwarimu ntiyashatse ko amazina ye ajya hanze ku mpamvu z'umutekano we. Yavuze ko yamenye Kazungu mu 1998 ariko
ntiyahita atangira kumwigisha kuko iki gihe yigaga mu myaka yo hasi. Aragira ati natangiye kumwigisha kuri kiriya kigo mu 1998 mpamusanga bwavuga Kazungu ari umunyeshuri wiga hasi mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza mu 1999 ajya mu wa 4. Uyu mwarimu yavuze ko nubwo yari ataratangira kwigisha Kazungu, amakuru ye yari yaramenyekanye kuko yari umwana ugoye kubita abandi bana agasuzugura n'abarimu. Yagize ati kuko hari amahuriro yabaga ku ishuri, nari naramushyize mu ihuriro ry'abana bakinaga ikinamico, nkajya ngerageza kumushyira ku murongo akemera, agakunda gukina umupira, ariko nabwo ukabona adasabana n'abandi. Mu 2004 nibwo uyu mwarimu yigishije Kazungu mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, ndetse amugeraho iyi myitwarire ye yararushijeho kuba mibi. Yagize ati mu 2004 nibwo yangezeho neza, namukosora akanga ko mukosora, ariko mvugishije ukuri wabonaga ko ari umwana ufite ibibazo. Mu mwanya muto akishima, mu wundi mwanya akamera nk'intare, yaba yarakaye nta muntu wamugeraga imbere. Yari umunyeshuri utari kimwe n'abandi, akiyongeraho ko yarutaga abandi banyeshuri. Mu mashuri abanza yari mukuru, 100% yari afite imyitwarire mibi. Twaravugaga ngo ntitwamwirukana, ntiyabona aho ajya, cyane ko yavugaga ko adafite ababyeyi. Mu myirondoro ya Kazungu yasomwe mu rukiko, bigaragara ko yavutse mu 1989, akaba mwene uragiwe nayo na wa Nyirigira. Amakuru atangazwa nuko nta hantu na hamwe mu ishuri Kazungu yigeze agaragaza ababyeyi be, kuko avuga ko yari imfubyi. Uwamureze yamutoraguye mu 1994 hamwe n'abandi bana baraburanye n'ababyeyi babo bahunga. Uyu mwarimu wigishije Kazungu yakomeje avuga ko ubwo uyu musore yarangizaga amashuri abanza, baje kugirana ibibazo biturutse ku manota make yari afite mu myitwarire. Kazungu yahise abwira uyu mwarimu we ko agiye kuzana imbunda yo kumurasa, undi arahunga. Yagize ati nuko rero mutunga gutyo. Agiye kurangiza umwaka, dore ko bigaga mu wa 6, bakoraga ikizamini cya leta, baramaze gukora icy'ishuri mbere, nta kintu ukibabaza, tuza gukubitana imitwe mu bijyanye n'amanota. Aho niho yambereye Kazungu koko, mbona ni umwana mubi. Yarikunguse aragenda, aravuga ngo agiye kuzana imbunda andase, dore ko yari atuye hariya iruhande rw'ishuri. Abana barambwira bati Kazungu yazanye imbunda mu gikapu, twayibonye. Ubwo nge nahise njya mu biro kuyihisha, ndavuga nti Kazungu ni umunyamujinya, ashobora gufata imbunda ahantu akaza kandasa. Iyo mbunda ntayo nabonye n'amaso yanjye, uretse ko abarimu b'abagabo twari turi kumwe bagiye kumuzitira ntiyangeraho. Nkomeza kubaho mu cyoba, ngize amahirwe mbona tumuhaye amanota. Ntabwo nigeze menya aho yagiye kwigira amashuri yisumbuye. Iki gikorwa cya Kazungu cyasaga n'ikigamije gushyira mu bikorwa amagambo yari amaze iminsi abwiye uyu mwarimu, ashimangira ko azamwica, kuko azi uko bica abantu kandi azi naho azarasa.
uyu mwarimu avuga ko yabonaga Kazungu asa n'umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe. Yagize ati, njye kubera ko nari narize ibijyanye n'imitekerereze ya muntu, nari naramufashe nk'umwana wagize igikomere mu bwana bwe, kandi akaba yarananiwe kwakira ko yiganaga n'abana bato ari mukuru mu ishuri. Nuko namufataga n'ibyo yakoraga naramubabariraga. Ubwo inkuru z'uko Kazungu yatawe muri yombi zajyaga hanze, uyu mwarimu yavuze ko yahise abasha kumwibuka, amuhuza n'uyu munyeshuri wamunyuze imbere. Yagize ati, babaye bakibitangaza bakimufotora mpita ntaraka, ndavuga nti Kazungu nuko yagombaga kuzarangira, kuko wabonaga n'ubundi afite imyitwarire idasanzwe. Njye nabyitaga ko afite abadayimoni, kuko iyo yarakaraga yahindukaga igisimba. Ubundi yari umwana mwiza, ariko yarakara agahinduka nk'inyama itukura, agashinyika amenyo, amaso akayagaragura kugeza igihe yongeye kuba muzima. Yakomeje avuga ko iyi myitwarire mibi ya Kazungu yajyanaga no gutsindwa mu ishuri. Yagize ati, ibintu byose wasangaga afite 0%. Yatsindaga Icyongereza gusa, ibindi byose wasangaga afite 0, 1 cyangwa 2. Nta rindi somo yatsindaga uretse Icyongereza. Mu bihe bitandukanye ubuyobozi bw'iri shuri Kazungu yigagaho bwagiye gutumiza abamureraga ngo baganire kuri iyi myitwarire, bakabiha umurongo, ariko ntihagire igihinduka. Uyu mwarimu avuga ko imyitwarire ya Kazungu yashimangiraga ko afite ibikomere byo mu buto. Yagize ati, reba umwana wiga mu mashuri abanza yibana wenyine, akagenda akarya agataha mu nzu ya wenyine, byatumye yigenga cyane, aba nk'igisimba ukuntu. Uretse ko baramufashe, ariko kuba yari umwana bafataga nk'uwabo ntabwo byagaragaraga cyane. Ntabwo yigeze ambwira se cyangwa nyina, yambwiraga ko ngo azi uwo muntu wamureraga gusa, kuko ari we wamuvanye aho bari baratakaye. Nta na rimwe yigeze avuga amazina y'ababyeyi be. Nta zina rya se na nyina nigeze amenya, n'izina twamwitaga Kazungu. Ibyaha Kazungu akurikiranweho birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, icyuho, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, guhisha umurambo w'undi muntu, gukoresha ibikangisho n'itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu. Akurikiranyweho kandi ubujura bukoresheje kiboko, icyaha cyo konona inyubako itari ya nyirayo, inyandiko mpimbano, ndetse no kugera mu buryo butemewe ku nkuru ibitswe muri mudasobwa. Mu iperereza ry'ibanze bigaragazwa ko mu cyobo Kazungu yajugunyemo imirambo yabo amaze kwica hakwemo imibiri y'abantu 12.